Mwongeye kuramuka neza cyangwa se mwiriwe aho muherereye mwese. Reka turebere hamwe izi ndirimbo mu maki atandukanye, ukuntu umuntu ashobora kuzicuranga kandi bikamugirira akamaro bitandukanye, mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Reka duhere ku ndirimbo ivuga ngo, indirimbo nyinshi ni indirimbo dusanzwe dukoresha kenshi muri President Worship ku bantu benshi, ivuga ngo ni alarme, ivuga ngo yitwa hahiriwe umuntu. So tuyikoreho muri kiya, turayikora muri fa diyezi, hanyuma twongere tuyikore muri ki dusanzwe tuyiririmbiramo, n'ubundi iba muri si. Turanza tuyikora muri F sharp kugira ngo abantu bashobore kumva nyine ibyo ari byo, n'abacuranga si cyangwa andi manota yose bace kubigira ubumenyi. So muri F sharp turashobora kubikora hahiri umuntu, Uwiteka ni 4/6. Uwiteka akunda tuwashikamije. So cyangwa ushobora gukora hahiri umuntu Uwiteka akunda tuwashikamije. Ushobora kubicuranga uko ubishaka. Nawe isi yabaho, ijuru rikava 6/5. Nawe isi yabaho, ijuru rikabaho, azamuremera. Ushobora kubikora uko ubishaka bitewe n'uburyo ubyifuza. Twakubaho tukajya ahandi, ni wowe cyangwa se ushobora gukora twakubaho tukajya ahandi, wari ufite amagambo meza, y'ubugingo meza, amagambo uko ubyumva. Ufite amagambo meza, y'ubugingo. Ushobora kubikora uko ubishaka, ariko dusanzwe ubundi tuyikorera muri si. Abantu bazi amanota yose nyine ubwo baraza kubibona. Hahiri umuntu Uwiteka akunda uwashikamije. Nawe isi yabaho, ijuru rikabaho, azamuremera. Twakubaho
neza cyangwa se nyine ugakora bite ufite amagambo meza bitewe n'uko ubyifuza, amagambo meza y'ubugingo. Ushobora kubikora uko ubyumva n'uko ubyifuza kuba byakorwa. Sawa gusa hari n'ushobora kuba azi wenda key of C sharp, ntawamenya nabyo byabyo. Ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. So ushobora hahiriwe umuntu Uwiteka akunda, uwazigamije n'ab'isi yabaho, ijuru rikabaho, amamuremera. So ushobora kubikora uko ubyifuza nabyo nk'uko muri iki even ndi hahiriwe umuntu Uwiteka akunda, uwashikamije umutima ntazabasha kuba. Then isi yabaho, ijuru rikabaho, sorry, twakubaho tukajya ahandi, ko ari wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Anyhow, so kora G. Hahiriwe umuntu Uwiteka akunda, uwashikamije gushaka, n'ab'isi yabaho, ijuru rikabaho, azamuremera. Nibyo ubwo nyine wakora bitewe n'uburyo ubyifuzamo. Ndiki hariza muri A sharp naho birashoboka. Hahiriwe umuntu Uwiteka akunda, uwashikamije umutima ntazapfa, ntazagwa. Sorry, n'isi yabaho, ijuru rikabaho. So twakubaho, you know, ubyifuza. Andi make asigaye nayo tuzagenda tuyakora garagara, ariko hasigaye make. Urugero nk'iyi twakubaho, iyi ni G sharp, tuka ari wowe amagambo. Ushobora kubikora uko ubishaka nabyo. Hari hasigaye F. Hahiriwe umuntu Uwiteka akunda, uwashikamije
nawe isi yabaho ijoro rikabaho azamubera nibyo ukagenda ubikora mu manota atandukanye. Mi cyangwa se i nawe isi yabaho ijoro rikabaho azamubera ngiye ko nta yindi isigaye. Re diyeze hariyo di sharp. So wakora muri NT wumva ukundiye cyangwa se usanzwe ucuranga hanyuma ibintu bikagenda biba byiza kurushaho. Dukeka hasigaye C yari isigaye cyangwa se B. Uwiteka akunda sorry. Isi yabaho n'ibyo. Turebera hamwe indirimbo zindi nyinshi, tugende tureba ibyo ari byo nyine, tugende twiga. Ubwo umuntu azajya ambwira indirimbo tuzoza dukurikizaho na ki ashaka ko tuyikoramo bitewe n'iyo acuranga, kugira ngo ibintu bigende byoroha. Nibyo numva byazatworohera tugakora ibintu byiza nk'uko bigomba. Ibindi ubwo tuzakomeza turebere hamwe twese uko bigomba kugenda. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha gukurikira Musabwa Official, n'ibindi byinshi tuzarebera hamwe no minsi iza. Production, uburyo bakora beat mu buryo bworoshye, tugende byose ibintu byose tubihuza. Nibyo rero, murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha, komeze mugire amahoro ya Nyagasani.